ariko n'umuntu amakuru meza hari yamaze kugaruka mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport nganira nawe yambwiye ko full training imyitozo yuzuye aratangira kuyikora icyumweru kizakurikira iki guhera kuwa mbere weekend no aracyari gukorera ku ruhande ngo ni full aracyari gukorera ku ruhande nahise mbyumva umukino ukigaruka uretse Foroje wakoze agashya Foroje yakinisha iminota 90 mbaboma rumaze amezi abiri adakina yakinnye iminota 90 match ya Gasogi igikombe cy'amahoro bimusubiza inyuma cyane bitewe n'imvune yari yagize niyo mpamvu tutamonye kuri match ya Mukuru atagaragaye no mu masimbura umukinnyi umaze amezi abiri adakina abagomba gukina byibura iminota 15 asimbuye cyangwa 20 yego asimbuye ariko 90 match ya Gasogi yarayikina umukinnyi umaze amezi abiri adakina ubwo rero niyo mpamvu musemye byanjye na Imana gutangira imyitozo guhera kuwa mbere imyitozo isanzwe wenda match izakurikira Sunrise muri weekend yindi akaba ari shoko kuzakina yagarutse rero nawe arahari ari mu bandi Mucyo yagarutse arakenewe cyane Ngendahimana yagarutse kuko uyu munsi Kalisa yongeye kubivanga urareba ukavuga uti hakina nde ariko niba Majari wagarutse Kalisa nabivanga Ngendahimana arakinana na Majariwa muri Mediane Kevewe umwanya urahari kore yakina gubona ko nta basimbura bahari Roger yakina nabi n'ubundi nta musimbura afite ngo ukareba nyine ukabona ko nta gisubizo gihari ariko uyu munsi Majari warasubirana umwanya we Ngendahimana nawe abaraho kuko ikiza cya asimbura muri defense no hagati Kalisa Rashid yongeye gukina nabi no gushyiramo Ngendahimana ubu Rayon Sport nta kibazo zabifite zakina Peace Cup imeze neza cyane rwose ayo yari amakuru meza y'abakinnyi bamaze kugaruka mu myitozo iyi myitozo yo ku munsi w'ejo y'ikipe ya Rayon Sport nubwo turimo turavuga Ngendahimana wamaze kugaruka nubwo turimo turavuga abo bakinnyi bagiye batandukanye bagarutse mu myitozo mbere ko tugera kuri Aruna Musa ariko ikipe ya Rayon Sport abandi bakinnyi batakoze ku munsi w'ejo ariko bafite ibibazo bidakomeye cyane harimo Muhireke ntabwo yigeze akora imyitozo n'abandi yakoreye ku ruhande kubera iki afite ikibazo cy'akadeshirire umuganga yambwiye ko bagiye kumuha akaruhuko k'iminsi 2 imyitozo y'uyu munsi and even niyejo hanyuma akaba yagaruka imyitozo ikurikira ariko ku kibuga harahari ari no gukorera ku ruhande undi mukinnyi utarakoranye n'abandi ni Isaac Mitima match ya Musanze ishize yagize ikibazo ku kirenge yagize akavuyo yavuyemo tugira ngo ntagaruka gatoya ariko amakuru meza hari ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport imyitozo y'uyu munsi araza kuyikora kandi yuzuye imyitozo yuzuye araza kuyikora uyu munsi we nta kibazo ntiyakoze ejo ariko uyu munsi waraza gukora so imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport rero impamvu twayigiyemo kwari ukujya kureba niba koko Aruna Musa Majari wari umaze hafi amezi ari hejuru yani adakandagira ku kibuga cy'ikipe ya Rayon Sport twe tugiye kureba niba koko ari buze gukora imyitozo yo ku munsi w'ejo mu modoka yazanye n'abandi no ku kibuga cy'imyitozo yari ahari ameze neza cyane Aruna Musa Majari Nikora azana amafoto ye n'umukinnyi nawe utarakoranye n'abandi wari uri gukorera ku ruhande imyitozo yose umufiziyo w'ikipe ya Rayon Sport yamukoresheje yose imyitozo yose yakoreshejwe umuntu witwa Aruna Musa Majari yose yayikoze neza ari mu bantu bazengurutse ikibuga inshuro nyinshi kandi akizenguruka neza nta kibazo na kimwe afite ibi birasobanura ko uyu mukinnyi ashobora no kugaruka vuba cyane mu buryo tutiteguraga imyitozo yose bamukoreshaga hari uburyo umukinnyi urimo uragaruka bamukoresha imyitozo bagatangira ari gake gake batangiye ari gake gake azenguruka ikibuga bisanzwe gake gake azenguruka ikibuga bisanzwe uyu mukinnyi bigero bamukoresha n'imyitozo yo kuzamuka ama escalier imyitozo yose bamukoresha akabwira umuganga ko nta kibazo na kimwe ari kwiyumvamo meze neza nta kibazo nibi nabikora meze neza nta kibazo nibi nabikora meze neza nta kibazo session zigera kuri 6 zose abaganga bamukoresheje ku myitozo yo ku munsi w'ejo yazikoze neza cyane ibi birasobanura ko umukinnyi rero uri gukira tando wiruka akazamuka escalier ibyo ni iyo
iyo ni inkuru itanga icyizere ku bareyo yuko yegereje rwose kuba yanatangira umukaseri wabo agiye kugaruka. bagerageje kumukoresha bahere ku dusesheni tworoshye kabwira ati ariko ngiye nta kibazo ndi kwiyumvamo. Bagenda bazamura ritme na level yarakoraga i Burundi ku mucanga. Uyu mukinnyi birashoboka cyane ko nk'imyitozo yo ku munsi wo kuwa kane ashobora kuzaba ari kumwe n'abandi mu kibuga. Majaliwa match ya kimwe cya kabiri bamureke gake azabaterere match ya Bugesera. Match ya ni vuba se match ya champion bayihorere. Ariko Peace Cup ngwiri mu kwa kane tariki 17 kuko final umva ni mu kwa gatanu. Oya ahubwo match ikurikira Sunrise arayitera. Maja zakina muri weekend Babishatse bamukoresha kuri uyu mukino. Ko match ya weekend oya mazameza ne wasiri match ya ndavuga weekend iminota 10 ntabwo umukinnyi utumuzana wese 10 mabaro mu game ikurikira Sport yakoze seance imwe ayikora neza byo ku rwego rwo hejuru. Bamuhindi ya kabiri ayikora neza byo ku rwego rwo hejuru. Iya gatatu ya kane yazengurutse ikibuga iminota narayibaze ni hagati y'iminota 25 na 30 arimo arazenguruka agendera kuri speed imwe umuvuduko utagabanuka. Agendera kuri speed imwe umuvuduko utagabanuka. Agendera kuri ya speed yatangiriyeho. Baravuze batari bose uyu muntu reka tumukoreshe none ibyisumbuye turabona ibyo kuri class ya mbere n'iya kabiri asa n'uwabirenzeho. Reka tugere kuri class ya gatatu ya wa muntu noneho bakize umeze neza reka tumugeze kuri iyo class. Abazi mu Nzove izi escalier zimanuka ziva aho abafana babicaye umanuka ujya mu kibuga. Umufizi w'ikipe ya Rayon Sport yazimutereje inshuro ziri hejuru y'10. Azamuka manuka ubwo mbaza 10 gatanu kazamuka gatanu kamanuka. Yabikoranye umuvuduko wundi wo ku rwego rwo hejuru. Ntiyigeze mubonana na rimwe. Yabikoranye speed yo ku rwego rwo hejuru azamuka manuka. Niyo session basorejeho nyuma y'imyitozo umutoza w'ikipe ya Rayon Sport agiye kuganira n'abaganga bamubwira ko feedback y'umukinnyi ari nziza uko bamubonye ni byiza arimo arareponda neza yava hanze y'ikibuga noneho no ugatangira ukamugerageza. Twebwe ibya hano hanze y'ikibuga turabona nta kibazo na kimwe. Which means uyu mukinnyi witwa Majaliwa ari good ameze neza igisigaye no kumenya uburyo bagomba kumanaginga bamuzana mu kibuga. Fitness iri full kuko urumva nubwo wenda ibyo ni ibimenyetso by'uko atakibabara nta imvune yiwe wenda isa nkaho yakize ariko noneho umukinnyi kugira ngo ajye mu kibuga abe physically fresh agire iyo fitness nabyo bisaba ikindi gihe cyo gukorana imyitozo n'abandi kugira ngo agere kuri ritime nyine atuma kina match. Byo ni umutozo ugomba kubyita ariko step ya mbere inakomeye nuko Majaliwa ubu ngubu umubiri umeze neza ndetse niba n'abafiziyo bamukoresha imyitozo bakavuga yuko byose biri good. Ni icyizere cy'uko mu minsi yavuba ari buze gutangira gukina gukora kuri baro no gukora kuri baro kiri buze gukurikira. Hariya reza kina na Sunrise ryari muri weekend cyangwa gatandatu. Aturebera amatariki neza kanze ndebe aturebere ku matariki neza. Imyitozo yo ku munsi w'ejo nta muyobozi wa Rayon Sport wari uhari niyo mpamvu mwabonye muhireke bari umwe mu bapreparateri beza bari muri champion y'u Rwanda ati akaba na mpuzamahanga ubona adakora rehab neza azasubira hanze akeneye gukora hagati ya 2 weeks na 3 weeks. Icyo nicyo cyamaze abakinnyi bacu kubera ko bihuta cyane. Rayon Sport izakina ku cyumweru bihutishwa ku cyumweru. Arakoze cyane rwose arakoze cyane kutwunganira. Urumva abatoza bagomba gukora nyine attention umukinnyi maze igihe kingana gutya no kumuzana buhoro buhoro cyane ko Rayon Sport yanamaze no kuvamo muri champion nta kikirwanira na muri champion. Majaliwa donc bari mu Rayon Sport izakina tariki ya 17 z'ukwezi kwa kane. Ariko muri champion none ntitwavuga ko ntacyo barwanira. Rayon itabonye umwanya wa kabiri nabyo byaba ari fail. Yego ariko wibuke ngo bafite Roger uri gukina. Bafite Roger uri murakina. Roger mwakomezanya nawe ntacyo bitwaye. Noneho Majaliwa ukamutegereza kiriya gihe cyo ku 17 wazagukinira match neza mu kwezi kwa kane match ya Bugesera. Eric nawe yaramaze igihe yaramaze igihe nawe wasiri cyane ngenda Imana period yarinyuzemo ni gihe kinini cyane. Niyo mpamvu we
niyo mpamvu we arabizi neza uburyo agaruka we arabizi neza twaraganiriye ambwira ko aracyakorera hanze y'ikibuga Ngendahimana ntaragaruka yambwiye ngo imyitozo byibuza nshobora gutangira gukorana n'abandi byaba icyumweru kizakurikira iki ni ukuvuga ngo bakiva gukina match ya Sunrise uwa mbere waho basubukuye imyitozo niba bazakora ku munsi wo kuwa mbere uyu muntu witwa Ngendahimana nibwo byibuza yatangira gukorana n'abandi mu kibuga ariko ni umusore we Ngendahimana ni umusore uzabure icyo azakorera iyo avuye gukorana na physio akorana na fitness akabona kumuha nawe Boris Bugesera uzabona icyo azakorera Bugesera mu cyumba cya kabiri cya gitego cy'ingusha agenda cyane hanyuma rero kuri Rayon Sport ntekereza ko wamugane ku byo Wasiri yaratubwiye ni byiza ku ruhande rwa equipe ya Rayon Sport gukomeza gusa nanone ikibazo abakinnyi bambwiye bafite bareyo ndabona umuntu urimo aranyandikira message isanzwe ngo Rayon Sport ngo ntiyavuye ku gikombe cya shampiyona ndabikonfirmye inshuro miliyoni ku ijana Rayon Sport nta gikombe cya shampiyona yatwara ikomereza ikipe izamanuka Etoile de l'Est ya kabiri izamanuka muyirebere hano nta n'izindi hitima ntiwiri kuvunika nebigiri Gorira na Etincelle harimo uzanyana n'ujyana na Etoile Gorira hitima na Ndayiroko Gorira nishobora kumanuka mbibabwiriye hano Kazungu mbibabwiriye Wasiri Etincelle nta narababwiye ngo Etoile izagenda apere miliyari ku ijana izatwara ino shampiyona abareyo mwihanagure Kiyovu mukura polisi ya Kigali mukure nimwirirwe munatana umwanya mu byihurire apere izatwara shampiyona iyi season ya 2023 2024 ikibazo Etoile yaragiye n'abakinnyi mvuganye nabo barambwe batitwara amanutse twariyakiriye mutwishyurize baturimo ibirane by'amezi abiri ikipe ya kabiri zamanuka Hitimana mbikubwiriye hano Hitimana ararokotse naraye nkanda nguye kuri habari Gorira Etincelle umwe muri bazagenda kandi banganya amanota nakubwira impamvu Bugesera irakina na Mukura sibakina muri weekend atatu rafite Bugesera atsinda Mukura nta gihindutse piga sana Etincelle ubu tuvugana muri iki gitondo mvuganye n'umwe mu bayobozi bayo ibaze Etincelle ishobora no kudahaguruka ngo ive rugurira kubera ko yabuze na transport amezi abayabira ariko na transport yabaye ikibazo ni forfait Etincelle irakina na APR Nyamirambo ntacyo kubaza ni bitatu ni bingahe Etincelle irabisigaye Bugesera ni Etincelle irabisigaye Gorira irakina n'amagaju navuganye n'abantu bo mu amagaju nta kirarane gifite barakina he nta nikirarane barakina i Kigali Gorira ifite 3 hatabayemo rwangendanye simbibabwiriye amagaju araza kugura Gorira Etincelle igiye gusigara Hitimana Claude Etincelle Etoile umwe muri bo nako Etincelle na Gorira umwe muri bo azajyana niyo bita Etoile de l'Est Etincelle igiye gusigara haje mudahera ngo wabizi ko nkwemera na Hajati ndamwemera Hajati rwose nugira ikibazo ariko ubwo bunyamugi bwa Desailly Shafi na Shani n'abandi panga uwa nyenye na Etincelle mmoja ataenda pamoja na Etoile de l'Est impamvu nari mvuze kuri Rayon Sport kari gaciyemo kuri Rayon oya ntabwo Gorira bura 3 kuri magajwana Kazungu byihorera wa muntu none se umukino ubanza byangenze bite kimwe cy'amaga cya Gorira cya Gatera none Gorira itsindwana match irakomeye Kazu oya ntibishoboka simbikubwiye ikipe ifite ibibazo ni Etincelle itike yayibona itayibona irarya ibitego byinshi Nyamirambo niyo igiye gusigara ahubwo ugiye gusigarana na twikomereze igiye gusigarana na Etoile de l'Est Gorira igiye kubona 3 ikomeze Bugesera ibona 3 kuri Mukura Mukura nawe urayizi ubwo Etincelle niyo manuye asiga Etincelle wenyine isigara irwana n'imisi isigaye isigara isaba ngo nazo zitsindwe Hitima bongera basubire ku rwego rumwe Hitima Rayman buriya hano nabonye ko Etincelle ari wagade ushaka kwemera ko Etincelle yatsinze Sunrise ibitego 2 Sunrise byishyura mu minota ya nyuma 2 uwo muntu ari tayari mu rugo Mayanja uwo muntu urumva atagiye Wasiri Etincelle yatsinze 2 mu rugo i Rubavu irize riravuga ngo byarangiye ariya de Gaulle niwe mu minota ya nyuma biragiye Kazu Gaulle yigeze kuyigarura watu wa Rubavu ariko ni gute komite itegura kugeza ubu barashaka ikipe imanuka Kazungu nawe beguye ubwo none babayishyize bayizigire nde Kazungu nyine barayizigire hagusi Etincelle habura umuntu uyobora nako Rubavu habura uyobora Etincelle depite ntabwo mbyemera depite yegure byandi byangoma ngo rega ngo nta wundi ngo wayobora ngo utari muhizi ibi ntabwo bishoboka depite yegure Kazu ibyo
no gushisha no gusuzugura abantu depite yegure kazu n'abandi Mutangariza. bayobora bose n'umutoza kandi ntasigara none se tureke ngo Mbegeti ngo ni umuntu w'Irubavu Mbegeti niba utsindwa uyu munsi uratoza Etincelle kubera ko uri w'Irubavu bashaka umutoza. So kuri rero impamvu nari mbivuze ko byarangiye ubuyobozi nibugerageze kwegera abakinnyi bashyira imbaraga mu gikombe cy'amahoro bihuze babe bamwe n'abakinnyi kuko uyu munsi Rayon Sport ntabwo abakinnyi bishimye. Ejo bashoje imyitozo mu ruziga babwiye umutoza baramubwira ngo koca turimo turatanga imbaraga turimo turatakaza imbaraga ariko ntabwo twishimye mwe kutubwira ibya Kiyovu mwe kutubwira Kigali mwe kutubwira Sanirezi mwe kutubwira nde ibyo ubuyobozi butugomba ntabwo burimo kubiduha kandi usibye no kuba batarimo kubiduha nta nubwo batwegera ngo batubwire ngo bazabiduha ryari. Turabizi neza ko perezida arwaye ariko SG yakuyeho telefone ntatwitaba niba ari ukutubroka Adri yaratwiborotse ntacyo twitaba murabyibuka ko ushize nabwiye ko babamaga bari muri Kwasteri kuva icyo gihe telefone bahamagaje umuyobozi ngo irataruka namakuru nkesha abakenye ejo bahamagaye telefone ya perezida Muhire Kevin we kapitene buriya ntagira ikindi kibazo ariko kwishyuza no kuvugira abakinnyi arabizi hamagara chairman wa Rayon Sport hitaba undi muntu arabwira ati perezida ntabwo ameze ntabwo yitaba telefone nyine kubera ko ntameze neza bati rero mushaka uburyo mwavugana n'abandi bati ikibazo dufite turahamagara namenye telefone ntiriho ntatwitaba irataruka urakubita igataruka wahamagara diriga kubita igataruka bati rero ntabwo twishimye none se ibiro bya Rayon Sport nibaza aho biri kuki batajyayo ku biro bya Rese ku biro bya barakuraho iki kazu Muhire Kevin yananirwa kujyayo nka kapiteni barakuraho iki ku biro bya barakuraho iki ko ari y'abakozi hariyo abakozi ku biro bya none se kuri ya bari nari natanze zuko bari buhembwe kuri uyu wa kabiri ko ari nabyo nge nari nzi ko uyu wa kabiri utari burenga abakinnyi batabonye ongera kubitaho urusinga aho warukuye abakinnyi navuganye nabo ngewe nimugoroba n'ubu ngubu mu gitondo bambwiye bati ntabwo yari yahagera reka kamagara wasirandika nta nubwo reka icyo nshaka kuvuga ni iki nta nubwo amezi abiri ari menshi nta gikuba kiracika rwose ni ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe ariko icyo mvuga ni ikihe mwiba nka Gahigi mwiba nka generale cyangwa mfite ubwoba ikosa bafite niri si ikibazo cy'ideni ry'igihe kirekire ikibazo ni ukutegera umuntu ufite ideni ngo muganire umubwire ngo ukuri guhari ni ukuwe amafaranga ntaraboneka tuyategereje aha naha mutegereje mwihanganye ntabwo yabwira donc ntabwo nicyo kibazo bafite abakinnyi nicyo bafite etima urumva ikibazo abakinnyi ba Rayon Sport bafite abakinnyi ba Rayon ntibafite ikibazo oya ntawe uhasi ngo uyu wasirise ni yarahari ntawe ari uhari iryo ni kosa agomba kujya mu urumva ikibazo cyari etima ndikukubwira ngo mu myitozo y'ejo umuyobozi wa Rayon Sport wari uhari ni team manager na kapitene oya agomba kujya urumva ikibazo cyari etima aganiriza ko amafaranga atari Gahigi iyo Bugesera itari guhemba ntushaka kumucirgera ku kibuga mfite ubwoba sezishakura ameza 3 ashaka kurangira Gahigi ntabwo ajya ku myitozo Rayon Sport karite buriye umuntu bita Fideli yari afite karite nziza iyo umushahara bagutaraboneka agera ku bakinnyi kababwira ngo guys amafaranga nzayabona mu kwezi kwa 3 tariki zinisi mwihangane mukore tuzayabaha abakinnyi bagakora bavuga ngo hari promesse president duhaye ikibazo gihari ni ikihe Adri yeteri ntamwe ne Wedaf niho ushinzwe ikiga cyariyo wigira abakinnyi babwire ngo ubona mfite ubwoba ntabwo hagera mfite ubwoba Gahigi ugaheruka amezi arangaye aheruka ku myitozo 5 ya Bugesera aheruka ku myitozo ryari kera uko wabajije kera niyo match irangiye Gahigi ntashobora kwegera abakinnyi ubwo no tribune naho bakinira ntaho bahurira gusohoka yatse imodoka agenda birashoboka kuko ngo yarahari kuri match ni kimwe ku myitozo yarahari yego kuri match urahazana umuntu ashaka kutamenya uko myitozo abakinnyi bamubura irengero kazo myitozo bamubura irengero hariya Bugesera ihemba 15 uzibaye payroll 15 zibaye 75 zibaye 75 oya ariko buri abakinnyi ba Bugesera haraba barakuyemo amafaranga 75 hari abakinnyi ba Bugesera amezi wenda tuvuge niba ari 5 babarimo hari ubamaze gukuramo amafaranga nk'amezi nka 3 ayakweze ubaze neza umukinnyi arandika niba afite wende shida akandika agasaba nk'ibihumbi 200 niba henga umushahara wa 400 akagenda kwa kontabure akasinya bakayamuha abakinnyi benshi uzababaza biba ari uko se benshi ntibayasaba bigenze biki nukuri barasaba benshi nyine ntibikuraho ideni ikipe irimo
ariko abenshi amafaranga baba baragiye bafataho make make make. ariko Ruhinda ngira ngo yananiwe kwihanganira. Ruhinda ariko arahari, sinumva ngo baramuhagaritse. barongeye baramuhagarika se nanone se ejo bundi Nyamirambo namubonaga muri stade ya kabiri mu ikipe niba ari yabana. ariko uzi ko bishoboka ejo bundi mva mu magare nahise njya kureba match ya Bugesera na Gorira. Noneho abapeti ba Bugesera under 20 iri hirya nayo yari yakinnye. Noneho batashe match irangiye mbona baratambitse bajyanye na Ruhinda. Ubwo wabona ari makina noneho bamanuye arimo arikinira mu bana rwose. ngo bamanuye muri ngibyo rero kuri Reyo ubwo twavugaga baze kureba uburyo begera abo bahungu babo kugira ngo baze kurwana n'igikombe cy'amahoro. Bitabaye ibyo inose zishobora kuba mbi. Kubera iki? Iyi Rayon Sport tuvuga ni Rayon Sport yatakaje abakinnyi benshi Ngereje kubona igisubizo kandi rwose bakomeye. niba akanyenyeri kaje cyangwa kataraza. Kandi bakomeye bagomba kuhuza imbaraga mu bakwihuza. Shaka uburyo bahuza imbaraga byibura barebe ko barwana n'igikombe cy'amahoro bafite mu kwezi kwa kane. Kubera ko aba bakinnyi Rayon Sport ifite amahirwe yo kugitwara cyane. Ifite amahirwe yo kugitwara. Ifite amahirwe ariko bisaba kutabyizera. Kuko abakinnyi bagenda bagaruka bari baravunitse. Tutitaye ibyo kuvuga ngo ntibarahembwa niyo baba navuze ni na Bugesera. Itarahemba amezi 5 irakina. Irwana no kutamanuka. Ntabwo ikipe baza ko hari message yarayije. N'abakinnyi benshi barimo gusoza amasezerano. Ntegereje igisubizo ubu ngubu ni cyiza ndahita ngo. Baza kabisa yego. Iyo ko wavungura bakangurira gukina bagomba gukina cyane. None se urimo gusoza amasezerano ikipe yindi yajyamo yamufata gute? Adatanga umusaruro. Amezi 2 ntabwo araba menshi. Oya ntabwo araba menshi. Ntabwo araba menshi amezi 2 aracyari make rwose. Kuko mu bintu nemera Ritadi yakoze buri ejo twarimo dushima ngo Heri Saidi ariko tukibagirwa Heri Saidi ari mu bintu byuzuye.